He left on Valentine Day, not last year, not a long time ago, on the very day people celebrate love. My phone was in my hands. I was waiting for a message like someone waiting for a miracle. I was sure he would text. I was sure he would say, "Happy Valentine, my day, my love, my smile, my sunshine girl." But where a message was supposed to come, there was silence. I opened the social media and I saw his picture. He was smiling, not alone, with someone else on Valentine's Day. That's when I really knew that some things die without making any noise. Hello everyone, welcome back to the Kuzuba Mirror. My name is Kuzuba Diana. If you are new here, please subscribe, like this video and share it with someone who needs to hear this. Here we talk about the real life, the kind that hurts, the kind that heals. People teach us how to prepare surprises. They teach us how to buy a gift. They teach us how to say I love you. But no one teaches you what to do when the person you saved your whole heart for leaves on the day you were planning to celebrate them. No one teaches you how to delete pictures you once called memories. No one teaches you how to accept that the future you planned together is now being built with someone else. People teach us how to prepare surprises. They teach us how to buy a gift. They teach us how to say I love you. But no one teaches you what to do when the person you saved your whole heart for leaves on the day you were planning to celebrate them. No one teaches you how to delete pictures you once called memories. No one teaches you how to accept that the future you planned together is now being built with someone else. That night, I sat on my bed. I opened our old chat. I scrolled all the way up the first message he sent me. I will never leave you. I read it again. I will never leave you. Over and over. But on that day he left. Without goodbye. The most painful part was not that he chose someone else. The most painful part was realizing I was still standing exactly where he left me. Valentine's Day is named after a man called Saint Valentine. Hey, Valentine's Day is named after a man called Saint Valentine. A long time ago in Rome, soldiers were not allowed to marry, but Valentine believed love was a right of the heart, so he secretly joined couples in marriage. He was arrested, he was imprisoned, he was executed. He died because he believed in love. Today people celebrate with flowers and chocolate. But there are others who feel like they are mourning something no one else can see. But some people do not die physically from love. They break quietly inside it. That is true, we do not say out loud. Someone will leave you on a day you thought was special. Someone will forget you. Will you still remember them every time? Someone will promise forever and only mean for now. But loving deeply was never your weakness.
The real tragedy is when someone is given a single heart and does not know how to hold it. If today hurts you, if you are pretending to be strong but you are not, if you checked your phone hoping for a message that never came, I'm sorry. But please, do not think you were not enough. Sometimes God removes someone you were begging to keep because He sees what you cannot see. And if today you are happy, if you are loved, if someone is holding your hand right now, do not treat it like it is ordinary. Someone somewhere is crying for what you have. Protect it, appreciate it, speak kindly, love intentionally. On Valentine Day, some people love, some people cry, but every heart that has loved sincerely has never loved in vain. Thank you for listening. This is Kuzuba Diana. Don't forget to make subscribe to this our channel, The Kuzuba Milo. Yagiye ku munsi w'urukundo. Ntabwo ari ejo. Ntabwo ari umwaka washize. Ntabwo ari igihe kirekire gishize. Ahubwo ni kuri uyu munsi abantu batangaho indabo. Telefone yanjye yari icecetse nanjye ifite mu kiganza cyanjye nk'umutegereje ibitangaza. Nari nzi ko araza kunyandikira, nari nzi ko araza kumbwira ngo umunsi mwiza w'abakundana sheri. Ariko iki butumwa bwagombaga kuza ahubwo habayeho guceceka. Maze nanjye njya ku mbuga nkoranyambaga mpita mbona amafoto yari kumwe n'undi muntu ku munsi w'urukundo. Aho niho namenye ko hari ibintu byatangiye gupfa ariko bitari gusakuza. Muraho neza bavandimwe, murakaze neza kuri The Kuzuba Milo, ngiye muri kumva nitwa Kuzuba Diana. Niba uri mushya hano rero ndagusaba kanda subscribe, ukore like kandi usangize no ku bandi kuko hano tuvuga inkuru z'ukuri zibaho mu buzima bwacu. Zibabaza ariko zikanomora. Abantu benshi batwigisha gutegura impano. Arizo dutegura nyine zitandukanye. Abandi bakatwigisha gutegura surprise. Ndetse bakatwigisha kuvuga ngo ndagukunda, ariko ntabwo batwigisha uko wakwakira igihe nyine umuntu akuretse. Ku munsi wawe waramugeneye umutima wawe wose. Ntabwo batwigisha ukuntu wasiba amafoto mwari mwaranze gusiba y'inzibutso. Ntabwo batwigisha ukuntu twakwakira umuntu wadusezereye, twari twasezeranyije cyangwa twari twiteguye muri ejo hazaza hacu, ahubwo tukabona yamara hubakana n'abandi bantu. Nari nicaye ku buriri mfungura chat zacu za kera nyine. Icyo se bimaze kuba njya gusoma ubutumwa yanyandikiraga kera bwa mbere bwabwanga ngo sinzigera nkusiga. Nabisemo inshuro nyinshi cyane ari mpamvu ngo sinzigera nkusiga, ariko umunsi yari yagiye atanansezeye. Erega icyambabaje ntabwo ari uko yagiye, icyambabaje nuko nari nkiraho yansize. Uyu munsi witwa Valentine's Day cyangwa se Valentine. Umunsi w'abakundanye. Umunsi w'abakundanye. Uyu munsi waturutse ku mugabo witwaga Valentine. Mu gihe cy'abaroma ba kera abasirikare babujijwe gushyingirwa, ntabwo byari byemewe ibintu mwagiye mu by'abantu benshi. Ariko Valentine wenyine yemereraga abantu gukundana rwihishwa, nyine yizeraga ko urukundo ari uburenganzira bw'umutima. Arafatwa, arafungwa, aranicwa ndetse azira kwemera urukundo. Ariko hari ukuri tutajya tuvuga, hari n'abapfa bapfiriye mu rukundo, ahubwo batapfuye mu mubiri bagapfira mu mutima. Hari umuntu uzagusiga ku munsi waramuteguriye, hari umuntu uzakwibagirwa mu gihe wari ukimwibuka wowe, hari umuntu uzakwemeza ko gukunda ariko akaguhitamo igihe cyose kimworoheye. Ariko ndagira nkubwire ukuri kumwe, kuba warakunze by'ukuri si igihombo. Hari umuntu uzakwemeza ko agukunda ariko ariko nagira nkubwire ukuri kumwe, kuba warakunze ntabwo ari igihombo. Igihombo ni ukuba umuntu wakunze atarabashije kwakira urukundo rwawe.
ko natahiriwe n'uyu munsi. Niba uyu munsi wakwibukije ko ari umuntu agifite, niba wihishe mu cyumba ukavuga uti ndakomera kandi atari byo, uri kwishyira ahantu hakurwa ngo ndakomera kandi atari byo. Niba warafashe telefone cyangwa se niba urimo afata telefone yawe ukifuza ko bakwandikira, pole komera, ariko ureke kwibwira ngo ntabwo uhagije. Nibyo hangana nabyo babara, tegeza ko akwandikira nta muntu waza kukwandikira. Hari igihe Imana ikurinda umuntu nyine wifuzaga cyane kuko hari uri gutegura kandi uzagufata neza kurusha uko wabitekerezaga. Hanyuma wowe rata niba byaguhiriye uyu munsi, niba uri kumwe n'uwo ukunda cyane uyu munsi, ntubifate nk'ibisanzwe. Hari umuntu uri kurira kubera ibyo wowe ufite. Sigasira, uvuge amagambo meza kandi utange igihe, wubahe n'umutima wawe. Ku munsi w'urukundo hari abaseka, hari n'abarira, ariko buri mutima wigeze gukunda by'ukuri ntuba warapfuye ubusa. Niba iyi nkuru rero igukoze ku mutima, kora subscribe kuri Kuzuba Mirror dusangize n'abandi, kuko inkuru yawe ishobora kuba ihumure ry'undi. Nitwa Kuzuba Diana, murakoze kuntega amatwi.